ko rurangiye. Kandi rwose ababyeyi ndababwiza ukuri ko ibintu kenshi dukora cyangwa se ikintu ababyeyi bakora kigira ingaruka ku bana. Burya niba umwana akava ku ishuri agasanga uri papa we wasinze kurwana na mama we, ndakubwiza ukuri rwose amanota meza ndetse n'ubumenyi ibyo ntuzigere ubishakira kuri uwo mwana, kuko byange bikunde azashika abone ni struggle no ibibazo biri mu muryango gusa. Nyine usange nta rugero cyangwa se ntabwo uri kumubera role model mwiza, ahubwo usanga umwana afite agahinda, afite kwiheba kwa buri munsi. That's why you have to be serious about it. Nyine ukamenya ko bose mugomba guciringa ndetse mugahuza, mukamenya neza ko rwose ibintu bibi mukora bigira ingaruka ku bana. Niyo mpamvu mugomba kwitunda ndetse mukamakinga sure ko umubano wanyu mwaba mwanatonga, dore ko ntazi bana zidakomanya amahembe, mugakora ibishoboka byose kugira ngo mugende ahantu abana bagomba. Hello my people, this is your boy Dave Rwanda None kibisanzwe. Reka ngusuze kandi kwifuriza ibihe byiza wo nkurikirana umunsi kundi kuri YouTube channel. Kandi nasanga rwose ntunguwe hari umuntu rwose ureba ibiganiro byacu ariko ugasanga ntago arakora subscribe, kandi mubizi neza ko hano dukora ibiganiro byiza ndetse byabasha kuba byakubaka mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko ugasanga rwose ntabwo urakora subscribe kabisa. Aho ngaho waba untengushye ndetse cyane pe, waba untengushye ndetse cyane. Ariko reka ngusabe wewe utarakora subscribe kugira ngo ubashe kuba wayikora, kugira ngo ujye ukurikirana inama ndetse n'ibindi biganiro byose dutanga kuri YouTube channel ya Dave Rwanda. Twari tumaze igihe kirekire rero tudakora, ariko nanone rwose turagarutse kandi tugarukanya amavuta ya danje. Murabizi nyine abari struggle, umuntu abahangana n'utu ndetse na turiya, agasanga nyine sometimes biri gutuma ubura umwanya, ariko rwose nta mutima mubi turahari kugira ngo tubashe kuba twaganira ndetse twungurana ibitekerezo. Nkuko mubizi rero iyi YouTube channel inyuraho ibiganiro byinshi bitandukanye, inkuru z'urukundo ndetse n'amakuru menshi atandukanye. Kandi nyine murabizi ko tuzagutuye tubatenguha, tubategura ibintu bizima ndetse rwose byabasha kuba byakubaka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yaba ari ku bijyanye n'ingo ku bashakanye, yaba ari ku bijyanye mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura nabwo, yaba ari ku makuru, nyine buri kintu cyose, buri ngundi yose rwose tugerageza kuba twayigera kugira ngo buri muntu wese yisange muri bino biganiro, dore ko nta muntu n'umwe biba biheje rwose. Yaba ari umwana yabyumva bikamufasha ndetse kuza nyine muri we mu bitekerezo, yaba ari umuntu mukuru. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo mubyeyi mu gihe kino kiganiro jya ukiganiriza umwana wawe cyangwa se ukoreshe ku bashuti bawe kugira ngo nabo babashe kuba bakura umunsi ku wundi. Nkuko mubizi rero kuri YouTube channel kenshi twibanda kuri comment zanyu, ku bitekerezo byanyu, ko mwagiye muduhamagara ndetse mutubaza ati se byagenda bite ko ndi muri iyi situation iyi n'ingiyi, nihe nama mwangira. Aho ngaho rwose niho duhera dukora ndetse tukamenya icyo tugomba gukora bitewe rwose n'iki, bitewe na comment zanyu cyangwa se n'uburyo mwabigizemo uruhare n'ibyo mwatubwiye cyangwa n'ibyo mwadusabye. Rero umwe mu bashuti bacu yaranditse ndetse yandika rwose adusaba ndetse atugisha inama, ati se ko mbona urugo rwananiye ko ndi gushwana n'umugabo wanjye, ati ushize umugabo yaratashye mu gutana ntitwakumvikana neza, biba ngombwa ko turwana. Ati se mwangiriye inama, ati se mwangiriye ihe nama ko mbona rwose urugo runanenetse ko bikomeje kuba byashobera. Ngayo nguko rero cyakoze naramubwira ati rero kuri chat ntabwo byashoboka ko twaganira ngo bikunde, biba byiza rero ko umpamagara ndetse tukavugana tukagirana inama, dore ko rwose muri ubuzima burya umutwe umwe nkuko mubizi yigira inama n'iki, inama yo gusara. Yakimara kutuganiriza ibibazo bye yagiranye n'umugabo byari byinshi ndetse rwose was a long process, yari process ndende, kuntu byagiye bitangira kugeza nyine even now baracyastrugglinga, baracyari guciringa n'uburyo babikemura byaragoranye. Nanjye rero aho ngaho mpita mbakura ikiganiro bavuga ati se ko kwa mugani nimba uyu muntu amamagaye ambwira ko bino bintu bimeze gutya, why not ntakora ikiganiro muri rusange, noneho tukaba twabivugaho ndetse atazagira n'undi muntu wese wabasha kuba wagira uti wabasha kuba wagwa muri ayo makosa, ugasanga ari gushwana n'umugabo we, umukunzi we, ibiki n'iki bla bla bla, ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu rero twahaye kino kiganiro umutwe turavuga ati ese ni izihe mpamvu nyinshi cyane zishobora gutuma umugore cyangwa umugabo babasha kuba batandukana, akenshi bakaba bakorana divorce za hato na hato, cyangwa se ugasanga ntabwo bakiri kubana, cyangwa nubwo baba babana ugasanga urukundo muri bo rusa nkaho rwakonje. Twibagiye twase ko dukora kino kiganiro rero, reka ndagusaba kugira ngo kuri subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tubashe kugira tubashe guhuza ndetse tubashe kuganira kuri kino kiganiro. Kuko mubizi ni Dave Rwanda twaje gusanga rero hari impamvu nyinshi ndetse zitandukanye zishobora gutuma rwose umubano uba mukenya, cyangwa se umubano uzama gatotsi hagati y'abashakanye, yaba ari umugore ndetse cyangwa umugabo. Rero twagendeye ku bintu byinshi cyane, ku byo tuhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ku byo tubona yaba ari mu baturanyi, yaba ari ku mbuga nkoranyambaga, yaba ari n'ahandi hantu henshi ndetse hatandukanye. Tubona ko rwose hari impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma umuntu ndetse ashwana cyangwa se atandukana n'uwo bagize ute bashakanye. Reka duhere ku ruhande rero rw'umugabo, turebe se nizihe mpamvu cyangwa se n'ibintu bishobora gutuma rwose ashwana cyangwa se agakatirwa cyangwa se akareka ibintu bya relation cyangwa akaba yakora divorce we n'umugore we. Icyambere burya gishobora kuba cyabiterana n'irari ku ruhande rw'umugabo cyangwa se kutihangana.
sizi niba icyo kintu mucyumvishe cyangwa se mugisobanukiwe. Irari cyangwa se kuba utakihangana, hari ukuntu abagabo uko baremye cyangwa se uko turemye mu buzima bwacu bwa buri munsi, abagabo turemye mu kintu cyiswe irari, mu kintu kijyanye no kwifuza, kumva ko nyine mu gihe dukeneye ikintu directement tugomba guhita ko tugira uti, tugomba guhita ko tukibona. Nimba nkeneye umugore, okay, why not ntamubona, why adahari? Ugasanga ko kenshi rimwe na rimwe murabizi tuba muri isi, tuba duhangana n'ubuzima, umugore arya bari muri struggle z'ubuzima, yagiye guhiga, sometimes akaza ananiwe, afite umunaniro mwinshi cyane, ariko umugabo ugasanga rwose ibintu ntabwo ari kubyikoza ndetse nta nubwo ari kubyumva. Rero ugasanga icyo kintu cyo kuba umugabo afite irari cyangwa kutihanganira umugore mu gihe ari muri situation mbi biramugoye, ndetse bimuhesheje kuba yagira ute, kuba yareka umugore we akabasha kuba yagira ute, akabasha kuba yagenda mu bandi bagore ndetse akabasha kuba yakorana sex nabo. Rero muri urwo ruhande iyo umugore abimenye, murabizi ntabwo rwose bacana waka, aho no divorce direct itakiba, ndetse ugasanga bagize ute, barashwanye kandi baratandukanye. Ikindi kintu rero gishobora kuba cyatera ibyo bintu ndetse kigatuma rwose umugore n'umugabo batandukana ndetse bagatandukana burundu, ni ikintu cyiswe inshuti mbi, kuba umuntu afite inshuti mbi. Iki kintu tuya dukunda kukiganiraho ndetse tukakigarukaho muri challenge yo kuba nyine like, iki kintu tuya dukunda kukivugaho ndetse mu biganiro byinshi tuya dukoraho, kuba umuntu afite inshuti mbi. Burya inshuti nziza zishobora kukuhuriza ndetse zikakugeza ku iterambere rirambye, ariko inshuti mbi rwose zishobora gutuma ibintu byawe byose biba bibi, ndetse ukicuza impamvu wamenyanye n'abo bantu cyangwa se impamvu uri inshuti n'abo bantu. Niyo mpamvu rwose inshuti mbi ni the key point, ni key concept yo kuba yatuma rwose utandukana n'umufasha wawe, dore ko akenshi tuba tujya ahantu tukaganira, tugahura n'abashuti bacu, tugahura n'inshuti zacu, tugahura n'abavandimwe, sometimes tukababwira ibibazo rwose duhura nabyo mu buzima bwacu, mu ngo twubatse. Hamwe usanga uri kubwira umugabo ati, ese umugore wanjye twari tutameranye neza, byabaye ibibazo birebire, mbona n'uburyo mbikemura. Ugasanga rimwe na rimwe rwose inama kugiriye nta nubwo yabasha kuba yakubakira, ahubwo iyo nama 100% niyo kugusenyera ibintu rwose, ikabijagaraza cyangwa se ikabikura ku murongo rwose, ikabijarambura. Rero be serious about your friends, nyine abantu bita inshuti zawe, abo ngabo muhorana buri munsi, abo ngabo ujya kugisha inama. Niyo mpamvu ugomba kubanza ukabitondera ndetse ukamenya neza ko rwose akenshi nk'uko nkunda kubivuga, burya erega abantu bose tuganiriza cyangwa se abantu bose duha umwanya, siko baba batwishimiye, sina ko baba bashaka ko rwose ibintu byagenda neza. That's why you have to be serious about this relation rwose, ukumva ko umugore wawe ari uwawe ndetse rwose ko nta wundi muntu ufite mu musangiye. Ngayo nguko rero bagabo, nizera ko mwumvishije rwose ku kintu kijyanye n'inshuti ndetse n'abandi bantu rwose mu communicingana cyangwa se muhuza. Mbere ko baganiriza ibibazo byawe by'umuryango, jya ubanza urebe ndetse umaking sure ese uyu muntu yo kubiganiriza ubundi ubusanzwe anyifuriza ibyiza. Rimwe na rimwe rero n'igihe asanga izo nshuti zawe, umugore wawe ako gakundi abona rwose katakubagura urugo, cyangwa se akabona ako gakundi urimo cyangwa se izo nshuti urimo cyangwa se abo bantu mugendana, ugasanga rwose mu bintu ari kubona ndetse byafasha urugo rwanyu kuba rwatera imbere rwose, agasanga ibyo bintu nta birimo. Rero yasanze ibyo bintu nta birimo cyangwa se ibyo bintu urimo nta mumaro ufite, byange bikundi iyo utashye uvuye muri ka gakundi kawe, uvuye muri za nshuti zawe, arakurakarira. Rero yakurakariye nawe uri umugabo udafatira hafi kugira ngo ubashe kuba wakumva umugore ngo uce bugufi, kuko murabizi rwose iyo umwe afite imbaraga n'udafite imbaraga, ntihagire umwe nyine like se mbivuga nko kugira imbaraga, no. Iyo umwe ari inshinzi se, no, yaba ari amagambo make cyangwa se naba nkoresheje imvugo navuga ko ari imvugo nyandagazi. Ariko iyo buri wese nyine afite akarimi karekare, iyo kuri side y'umukobwa cyangwa se kuri side y'umugabo no kuri side y'umugore, buri wese afite akarimi karekare rwose, aho ngaho biragorana, biba bigoye ko nyine umwe yabwira undi cyangwa se umwe yakumvuga n'undi. That's why rero you have to be serious, ndetse ugatuza cyane mu gihe ubonye umugore wawe rwose yabirakariyemo bitewe n'inshuti zawe. Yaba ari inshuti nziza ukamugisha inama ndetse ukamubwira ko rwose abo bantu atari sawa, abo bantu ari sawa, ndetse ko nta n'ikintu kibi bagambiriye ku buzima bwanyu, ahubwo ari support, ari ibintu byo mu buzima busanzwe kugira ngo bashe ko bagufasha, bityo rero urugo rwanyu rutera imbere. Icyo nacyo rero ni uko nguko mujye mwitondera, munamenye neza inshuti zanyu zishobora kuba zishobora gutuma umubano wawe n'umugore wawe ukomera, dore ko zishobora no gutuma rwose urangira ayo makimbirane cyangwa se uwo mwuka mubi wo mu muryango, ukabasha kuba wagira ute, ukabasha kuba wabatera. Ikindi rero gikomeye ndetse kijya gituma abagabo babasha kuba bashwana n'abagore, bagore muri ahanga rwose ndakwinginze kugira ngo iyi point uyumve ndetse uyumve neza cyane. Ikintu gishobora kuba cyabitera no kigatuma rwose byose bizamba, ni ukuba umugabo adahabwa cyangwa se adahabwa agaciro mu muryango. Burya akenshi nk'uko mubizi, abagabo ikindi kintu rwose baremanywe rwose kumva ko ari abantu barenze, ko ari abantu bafite imbaraga, ko ari abantu barimo wa powerful, nyine ko ari abantu se mvuge badanje, badanje, baba bakeneye respect mu rugo. Rero iyo uri umugore rwose, umugabo yataha ntacyo avuze mu rugo,
nyine ukaba uri careless kuri we, nta kintu ushaka kuba wamukorera rwose, ntabwo rwose ukeneye kuba wamaza care z'abagore bashakanye, za zindi mwiga mugiye kubana ndetse n'izindi ubona nyinshi cyane, dore ko uba ufite n'abagore bagenzi bawe bakugira inama ndetse muganira. Ibyo byose rwose iyo utabifite uri nyiratereriyo nta kintu na kimwe witayeho rwose, nta gaciro k'umugabo byange bikunde rwose. Hano hari abamama hano hanze hari abamama rwose bazi gutanga care ndetse bazi kuzitanga nyine bazi agaciro k'abagabo. Rero byange bikunde iyo utangiye kumwima agaciro, hari igihe ajya hanze gato gusa agahita abona wa mugore umuha bya bindi rwose wowe utamuhaga. Rero babizi nimba abonye umugore umuha agaciro, umuha respect, umwubaha, akamwubahira uko ari, we mu gihe uri umugore utari kumwubaha, ubwo urumva biri buze kuba byagenda bite? Already yagucitse aho ngaho rwose, ntabwo kiba umufite rwose. Bagore nta kintu bamugomba kumenya ku bagabo banyu. Abagabo rwose ni abantu b'agaciro mu rugo, baba bakeneye agaciro, baba attention yanyu rwose, baba bakeneye attention yanyu rwose kugira ngo babone ko nyine bari ari abantu barenze, bafite imbaraga nyine, ari abantu barenze, ari abantu bakaze mu muryango. Icyo gihe rero iyo utamuhaye agaciro cyangwa se umaking sure ko rwose uwo muntu muri kumwe ndetse ko ari umugabo wawe rwose ukwiye kumwubaha, ukamuha agaciro, aho ngaho rwose uba wahiye ndetse arakureka akagusiga. Ikindi rwose gishobora kubitera kigatuma umuryango rwose urangira, no kuba umugabo wawe rwose anywa ibisindisha ndetse akora n'ibindi bintu byinshi bitari clear, reka mvuge bitari perfect rwose. Aho ngaho rwose biba birangiye, ntabwo rwose cyangwa bamwe mugihuje biba byarangiye aho ngaho rwose aza yasinze bitewe n'ibibazo na stress. Iyo umugore rero udabasha kuba wabihandoringa kugira ngo umwumve ndetse umugire inama abashe kuba yabireka, aho ngaho ni kwa gutsinda. Yagiye mu bagore, yagiye mu bindi byose, yatakaje amafaranga y'umuryango, yapendiza ku bidafite umumaro. Urumva nimba bamwe yahembwe, nk'urugero yahembwe nk'ibihumbi 300 agatahana ibihumbi 100, urumva already ntabwo biri buze kuba byagushimisha nk'umugore. Aho rero byange bikunde divorce zizahita ko ziba rwose mushwane mutandukane burundu. Ikizima rero kiba gikenewe muri ako kanya nta kindi uretse kugira uretse kuba wakumva ko ukwiye kuganiriza umugabo wawe, nawe mugabo ukumva neza ko rwose izo nzoga wanywa mu rugero bro, wanywa mu rugero mubyeyi rwose, ukanywa nyine gake ushoboye, nta mpamvu yo kwihandisha imibabaro rwose bumwe ibintu byinshi. Nubwo twavuze ko umugabo tukamuvugaho ibintu byinshi ndetse tukavuga ibintu byinshi, n'abagore nabo si shyashya, nabo baba bafite ibintu byinshi ndetse bakora, navuga ko bitari perfect bibi ndetse cyane. Ariko niyo mpamvu rwose tuba twazanye side zombi, uruhande rw'umugabo ndetse n'uruhande rw'umugore, kugira ngo izo side zose tuzivugeho, twungurane ibitekerezo, tumenye wagwana bimeze biti. Ese koko nyine abagabo nibo shyashya, abagore nibo bitonda, bla bla bla, ibintu nk'ibyo byose tukabivugaho kugira ngo buri muntu wese rwose yibone kuri side. Kuko mubizi rero aho ngaho rwose tuba tugomba kubivugaho ndetse tukabivugaho cyane kugira ngo mwese tubagereho, atazavuga ngo uyu muntu ntiyabwiwe ngo ibiki n'iki. Rero impamvu ya mbere ishobora gutuma rwose umugore nawe rwose burya gucika wa mugabo we, no kuba wa mugore atanyurwa mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ibyo byose nabivugaho cyane, sinanabitindaho, murabizi. Akenshi tuba dufite inshuti, abavandimwe baza batubwira ati bla bla bla, bino bintu bikorwa gutya, ugasanga rimwe na rimwe umugabo wawe nta inosi yabifiteho. Rero icyo gihe hari igihe umugabo nta kintu ababiziho rwose, kandi wewe umugore rwose ufite inshuti zawe zikurabura zikubwiza ukuri bino bintu bikorwa gutya. Rero icyo gihe akenshi iyo umugore udafite ubwenge ndetse utajijutse cyane, aho kugira ngo utahe uganiriza umugabo amubwira ati mugabo mwiza ibi bintu bya twabigenza gute, twabikora gute, nabwo ukabikora mu cyahenge ku buryo ataraza kumenya ati ese wabikuye, wabaye indaya, wabaye inshinzi. No, aha ngaha rwose muba muri abantu muzabana ubuzima bwanyu bwose. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uba ugomba kumuganiriza, ariko ucishije bugufiya, ucishije make rwose. Ugomba gucisha make nyine, ukamwereka ko nyine ibintu byose bigomba kunyura mu mucyo, ndetse ukamwereka ko hari kubwe nyine muri make, ukamuganiriza ati se mutware mwiza, bino bintu twabikora dutya kugira ngo urugo rwacu rukomeze kubakwa ndetse rukomeze gukomera, utigize umubanda cyangwa se utigize umurara rwose. Aho rwose iyo utazi gushishoza cyangwa udafite mind nyine iri kure cyane, aho ngaho murashwana ndetse mukanatandukana. Hano rero ikintu kiba gisabwa, biba bisabwa kugira ngo umuganirize ndetse umuganirize neza. Iyo utamuganirije neza rwose, already urugo rwanyu ugira ute, urugo rwanyu rurasenyuka. Ikindi rero navuga ko gikaze ndetse kinakomeye cyane, kuko twakibonye ku ruhande rw'umugabo ndetse no ku ruhande rw'umugore rwose nabwo kirahari ndetse kirakomeye cyane, kudahabwa agaciro cyangwa se kudatekerezwaho n'umugabo we. Rero iyo ufite umugabo ntagutekerezaho ndetse ntanaguha agaciro, nyine akagufata nk'umuntu uri useless, byange bikundira umugore rwose. Buriya nubwo abagabo natwe dukunda ikuzo cyangwa se dukunda ishema, abagore nabo rwose ni inzabya zoroshye, none n'abeza bo ntabwo bagorana, baba bakeneye utuntu duke cyane rwose tutarenze kugira ngo bagaragarizwe ko bitaweho cyangwa se ko bishimiwe n'abagabo babo. Rero byange bikunde mu gihe uri umugabo, ukaba umugore wawe rwose utari kumutekinga care, utari kumuha agaciro, umufata nk'ibintu biri aho ngaho rwose biri dustbin by'umwanda, byange bikunde hari abagabo nabo bazi gutanga care, byange bikunde babazaza bamuhe care, bamara kumuha care
azakwerimina bro, azagusiga. That's why you have to be serious, you have to be serious, ukabitekerezaho ndetse ugaha umugore wa agaciro. Ese umuntu mwabyaranye umwana umwe, babiri, batatu, bane, hayi wawe utamufata neza cyangwa ngo umuha agaciro, ugomba kumuha agaciro. Iyo utamuhaye agaciro haza undi akakamuhavyo, safe ni rwa rugo rukagira ute rugasenyuka. Rero ikindi nacyo rwose ni ugushukwa n'abandi abadamu bagenzi be bitewe n'ibintu yabuze mu rugo. Sometimes umugabo wenda nta bushobozi afite, nta mafaranga afite, hari ikintu yagakwiye kuba yakugurira, umwenda mwiza, ijipo nziza, iribaya cyangwa se nyine ibintu birenze, ariko ugasanga umugabo rwose ubwo bushobozi ntabwo afite. Icyo gihe rwose iyo umugabo adafite ubwo bushobozi, wowe rero uri umugore, hari ikintu gitakiza muri mind yawe kigasetingwamo ati uyu mugabo yajyana mu bandi, ntabwo ampa agaciro, ntabwo agira ute. Byanga bikunde iyo uri umugabo cyangwa se byanga bikunde iyo uri umugabo ntubwire umugore situation irimo y'ubukene cyangwa se ibiki n'ibiki, aho ngaho rwose murashwana ndetse ntabwo ubasha kuba mwakumvikana. Rero yari umugore nawe udatekereza kure ngo yumve ko rwose situation murimo ari y'ubukene, ari ibintu biraho bisanzwe ndetse bizarangira, nyine murashwana ndetse mugatandukana tu. That's why rwose aho ngaho mugomba kuyitondera rwose, mukamenya neza ko rwose hari abantu batishimiye ko urugo rwanyu rukomera ndetse ruramba, ukirinda gushukwa n'abo bantu bitewe cyangwa se nuko wabonye mugenzi wawe yambaye neza, yambaye utuntu duhenze twa danje. Rero icyo gihe utabihaye agaciro nyine ngo umenye ko umugabo wawe kuba wenda atakugura ibyo bintu nta wundi mutima mu maruko atabifite. Mbona no reka turebe ku mpande zombi, atari kuvuga ngo kurebera ku ruhande rw'umugabo cyangwa se umugore, reka turebe ku mpande zombi, yaba ari umugabo cyangwa se ari umugore, ese ni ibiki bashobora kuba bahuriraho. Ibyo bintu rero bahuriyeho ugasanga rwose bitumye urugo rwabo rusenyuka, cyangwa se ugasanga divorce rwose ibaye yaba mu gihe kitateganyije cyangwa se mu gihe batigeze bategura rwose, ugasanga umugore n'umugabo bahise kubashwana, urukundo rwabo rurarangiye, bikagira ingaruka ku bana ndetse no ku miryango, ndetse dore ko rwose nta muntu wishimira kubona abantu rwose bari gutandukana. Rero impamvu zishobora gutuma ibyo bintu rwose biba tutagendeye kuvuga ngo ni umugabo cyangwa se n'umugore, no ku mpande zombi ni ukuba rwose batari kuvugana neza, kuba umugabo ataha yarakaye bitewe n'akazi yavuyemo, yahombye mu kazi akora, cyangwa se bamubwiye nabi boss we, ugasanga rwose aje abitura umuryango, aje abitura mu rugo, especially no ku mugore ugasanga nawe hari utuntu atigeze akora neza, cyangwa se hari utuntu atahuye natwo neza mu kazi. Utwo tuntu rwose aho kugira ngo aturangirize aho ngaho rwose yashika mu rugo rwose ugasanga bose bashitse rwose ari ibibazo, ari ukurwana, ari intonganya, ugasanga rwose ibintu ntihatari. Aho ngaho byange bikunde rwose urukundo rurasenyuka ndetse divorce igahita kiza direct tuyibona, ndetse rwose ukabona ko ibintu birangiye. Ikindi kintu rero gishobora kubivuga ni ubushyamirane ku mpande zombi, ubushyamirane ndetse no kutavugana neza. Nyine hari usanga umugabo arazamuka, umugore akazamuka, nta n'umwe muri bo rwose ugomba kuba yaca bugufi, buri wese yumva ko agomba kuvuga ndetse akerekana ko buri wese afite agaciro, ko buri afite agaciro cyangwa se kagomba kwereka mugenzi we ko agize ute karenze. Kandi rwose iyo bigenze bityo nakubwiza ukuri nyine ntacyo rwose uba utora aho mwa bita ko bipfa. Biba bisaba ngo rwose umwe aciye bugufi, yumva undi mu gihe afite ikibazo amuga ati se bimeze bite, how can we solve this, nyine mukagaragaza uburyo buri wese ashobora kuba yasolvinga icyo kibazo rwose bitabyaye big deal. Iyo rero bigenze bityo ugasanga buri wese ari kubikaza, ari kubigira ibintu bya danger, shana kubwiza ukuri nyine urukundo rutakora rurangira. Ikindi rero kinakomeye nk'uko twabivuze kuva kare ni ubusinzi cyangwa se imyitwarire. Ugasanga umugabo rwose yinywera inzoga, arayihamya rwose akayinywa neza agasinda. Rero icyo gihe rwose iyo asinda ndetse akanywa inzoga, ndakubwiza ukuri birapfa ndetse bikagaragaza ko nyine urukundo rutakora rurangira. Kandi rwose babyenda babwiza ukuri ko ibintu kenshi dukora cyangwa se ikintu ababyeyi bakora kigira ingaruka ku bana. Burya niba umwana atakaza ku ishuri agasanga uri papa we wasinze uri kurwana na mama we, ndakubwiza ukuri rwose amanota meza ndetse n'ubumenyi ibyo ntuzigere ubishakira kuri uwo mwana, kuko byange bikunde azashika abone ni struggle, no ibibazo biri mu muryango gusa, nyine usange nta rugero cyangwa se ntabwo uri kumubera role model mwiza, ahubwo usanga umwana afite agahinda, afite kwiheba kwa buri munsi. That's why you have to be serious about it. Nyine ukamenya ko rwose mugomba guciringa ndetse mugahuza, mukamenya neza ko rwose ibintu bibi mukora bigira ingaruka ku bana. Niyo mpamvu mugomba kwitunda ndetse mukamakinga sure ko umubano wanyu mwaba mwanatonga, dore ko ntazi wana zidakomanya amahembe, mugakora ibishoboka byose kugira ngo mugende ahantu abana rwose batari buzi ko babizamo, kuko abana iyo babijemo rwose biba byapfuye. Yabisaba rwose kugira ngo abana mubagendere kure ndetse mubereke ko rwose ibintu bimeze neza, kuko akenshi ibintu mukora bya affect abana, yaba ari mu myigire yabo, mu mibereho yabo ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu rwose ubusinzi ndetse n'ibindi bimeze nk'ibyo ngibyo bituma umubano wanyu urangira, muba mugomba kubyirinda ndetse mukabaho neza, mukabaho muri umuryango ugize ute, muri umuryango wishimye.
Ikindi rero ndetse ari nacyo cya nyuma ni ibyifuzo cyangwa se plan mwagendeyeho kugira ngo mubashe kuba mwazigeraho mwapanze ku mwaka mugasanga ntabwo mwigeze muzigeraho, kandi rwose aba ari ngombwa kuko ntabwo wabaho ufite amakimbirane nk'ayo ngayo murwana mutukana mubeshyanya ngo mugire plan mugeraho rwose umwaka urangiye. No, uzajya usanga kenshi bya bintu mwagiye mupanga kuba mwashikaho nta kintu na kimwe rwose mwigeze mushikaho, gusange ni amatiku ni amakimbirane, kandi rwose ibyo ngibyo ntabwo biba biri fair, ntabwo biba biri clear. Abisanga umusolving ibintu ndetse mubikore mu buryo bwiza. Rero niyo mpamvu musabwa kugira ngo mubane ndetse mwumvikanye kugira ngo basi za plan mupanga muzigera, kuko nta namwe mwazigera mugera kuri plan mwapanze mu gihe mugifite amakimbirane ndetse mugifite n'ibibazo, kuko umwanya mwagatekereje kugira ngo mubashe kuba mwatera imbere muwutekerezaho rwose muwugumamo, muwugumamo muri kugira ute, muri kurwana ndetse muri gutongana. That's why rero bamusabwa kugira ngo mubanze mukemure ibibazo byo mu rugo, nimumara kubikemura mujye mwategura ndetse mujye mwapanga ibindi.